Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo ukunda, dushimye ko abanye natwe ukaturinda n'aya masaha tukatugemuye ku mwuka w'abazima. Izina ryawe nishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo twese utuboneze rwose, udukuremo umugayo wose watugaragayeho, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Mana ukimara kutubabarira, tugwaye karibu n'ikaze, ngwino utubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko wumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 81 mu ndirimbo z'agakiza. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjiramo. N'amarira aba muri uwo murwa, nta murubayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, nuzuye ibyishimo, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzakigeramo. Haleluya, nagushidikanya, mu ijuru hariyo umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru, niringiye kuzinjiramo. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice 3 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 13. Reka nsome mu izina rya Yesu. Uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawudi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe mu b'isinagogi ya Satani, biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyaminyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyose cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandika izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru, iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandika izina ryanjye rishya
ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwiye nawe rikubwira ngo uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi. Uwera ari kumbwira nawe akubwira, ahangaha handitse Dawidi, shyira mu izina ryawe nanjye nshyire mu izina ryanjye, wumve icyo Imana ikubwira nanjye numve icyo Imana iri kumbwira. Ngo ukinga ntihagire ukingura, ngo kandi ukingura ntihagire ukinga. Ni ukuri Imana ishobora byose, ni Imana ikinga ntihagire ukingura. Iyo Imana yakinze ni ukuri itagutabaye nta wundi wagutabara, kandi iyo yakinguye ntawe ushobora gufunga imigisha yawe, kuko ushobora byose ari we ugena byose. Imana itugirire neza. Ngo arakubwira aya magambo ngo nzi imirimo yawe. Imana izi imirimo yanjye, Imana izi imirimo yawe, Imana izi ibyo ukora. Ni ukuri izi ibyo ugenderamo, nanjye izi ibyo ngenderamo. Ariko buri wese niyisuzume arebe ko ari kugendera mu nzira nziza. Ngo dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, ngo kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana hari icyo ikoze ku buzima bwawe. Imana hari imigisha izanye. Imana hari inzugi ifunguye z'imigisha. Imana hari ibyishimo izanye mu ruhande rwawe. Imana hari ibigeragezo ikuyeho. Imana hari icyo ikoze kuko ifunguye urugi, kandi ngo ntawe ubasha kurufunga. Imana rero ikomeze itugirire neza aya masaha. Nawe iyi migisha Imana ifunguye uyakireho. Icyo usabwa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ukugendera mu nzira nziza kandi ukizera Imana. Ngo dore nguhaye bamwe mu b'isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Imana hari abantu igiye gukoza isoni, ariko haracyari imbabazi. Mu gihe itari yakoze isoni umuntu uwo ari we wese uri kugendera mu bibi, haracyari ayandi mahirwe. Pfukama usabe Imana imbabazi itagukoza isoni, kuko hari abo igiye gukoza isoni ibajyane bikubita imbere ya ba bandi wasuzuguye, ikujyane ubikubita imbere, kubera ko abantu b'Imana ntibajya bakinishwa, kandi abantu b'Imana ntibajya bamenyerwa. Kandi ni ukuri Imana ntikunda abantu biyoberanya, ni ukuri ntibakunda. Nyemerera rero wowe uri kugendera mu nzira mbi, nawe uce bugufi usaba Imana imbabazi, kubera ko ivuze yuko igiye gukoza isoni. Ngo nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ni ukuri Imana hari icyo igiye gukora mu isi yose, ntabwo ari mu gihugu kimwe, ahubwo ni mu isi yose. Ibi byago, ibi bigeragezo bizagera ku bantu batuye isi, ariko wowe ugendera mu nzira nziza, wowe ugendera mu nzira itunganye, Imana iguhaye isezerano ko izakurinda ibyo byago, izakurinda ibyo byorezo, izakurinda izo ntambara. Hari icyo Imana izakora. Nubwo isi yose igiye kugeragezwa, ariko abantu bagenda batunganye, abantu bakiranuka, Imana ibahaye isezerano ko igiye kubarinda. Nawe rero ndakwinginga kugira ngo muri abo ngabo Imana izarinda, nawe uzabemo. Ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ni ukuri Imana izaza vuba, kandi izaza ntizatinda, kandi ngo izaza nk'umujura. Buri muntu wese nahore yiyeza, buri muntu wese nahore yiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ni ukuri ngo azaza nk'umujura, kandi ntawe uzi umunsi n'igihe. Ibyiza rero ni uko wahora witunganyije, ni uko wahora witeguye, ngo kandi ukomeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza Imana wamenye, komera ku Mana wamenye, komera kuri Yesu wamenye. Ni ukuri ntihagire ibiguca intege, ntihagire uguca intege, ahubwo mukomeze
kugira ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe, kugira ngo utazabura ubugingo buhoraho. Komera ku Mana, ni ukuri ntihagire ikintu kiguca intege, kandi ngo unesha ngo Imana izamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana. Imana itugirire neza, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uzanesha Imana izamwandikaho izina ryayo rishya. Imana itugirire neza. Imana rero hari icyo igiye gukora, Imana hari amateka iguhinduriye, kandi Imana igiye kukwandikaho izina ryayo. Aho uzajya unyura bajya bavuga ngo uyu ni umuntu w'Imana, yigaragarize muri wowe, igukoreremo ibitangaza. Imana itugirire neza. Icyo dusabwa ni uguca bugufi, aho twagenze nabi tugasaba Imana imbabazi, ariko ugendera mu byo gukiranuka Imana imuhaye isezerano ko imushyize urugi rufunguye imbere kandi ntawe ubasha kurukinga. Irongera iduha irindi isezerano ko umuntu uzanesha, ko umuntu uzirinda, ko umuntu uzakiranuka, ko izamurinda mu bigeragezo bigiye kuza, mu bibazo n'intambara bigiye kuza kandi bizatera isi yose. Imana izamurinda, kandi uzakiranuka Imana izamwandikaho izina ryayo rishya. Imana itugirire neza rero. Uwaba waracitse intege, uwaba warabivuyemo, uwaba yarasubiye inyuma, ni ukuri nace bugufi aya masaha, apfukame aho aherereye hose, asaba Imana imbabazi. Imana iteze amaboko ngo yakire umuntu wese. Haracyari ibyiringiro, ni ukuri. Emerera Imana, uce bugufi, uyisabe imbabazi. Imana ni nyembabazi, kandi ihora ku ntebe y'imbabazi, nawe irakubabarira, kandi numara kukubabarira nawe urakira kuri iyi migisha, nawe irafungura urugi wawe, kandi nawe uburinzi Imana idusezeranyije nawe uzabubonaho, kandi iri zina rishya nawe izarikwandikaho. Imana itugiriye neza rero. Kandi umuntu utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe niyakire Yesu nk'umwami n'umukiza aho aherereye, kuko muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo amahoro atemba nk'uruzi, ngo ab'isi ntibayazi. Umuntu utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza niyakire Yesu. Muri Yesu harimo umutuzo, muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu harimo kugubwa neza, kandi muri Yesu niho tubonera ubugingo. Umuntu rero utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza namwakire. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo. Mwamugize neza, uri Imana yacu bwite, uri Imana itwitaho. Ijambo ryawe riratubwiye ngo ushyize urugi rufunguye imbere yacu. Mana, turakwinginze kugira ngo natwe iyi migisha utanga natwe tuyiboneho, kandi ujye uduha kwezwa ku gato no ku kanini. Kandi dusengeye Mwami abacubiye inyuma, abacitse intege, nabo turabasengeye kugira ngo bagaruze ubuntu bwawe, kandi bababarire rwose. Nabo Mwami imigisha dusezeranyije nabo bayiboneho, kandi uburinzi dusezeranyije nabo bazabuboneho, ubwo bizaba bikomeye. Mana, nsengeye abankurikiye, biteho bagirire neza, bahe imbaraga. Naho Mwami Imana iyi migisha nibayiboneho, uburinzi Mwami nabo bazabuboneho, kandi izina ryawe nabo uzaribandikeho. Data mwiza, barwana intambara bazi n'izo batazi, kandi ubaha umugisha utagabanyije. Buri wese ufata akanya kumva ijambo ryawe, muhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwagure mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Mana, ndabasengeye cyane, biteho bagirire neza, kandi ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Mana, baye gusoza umwaka neza, kandi uzabaye gutangira n'undi neza, kandi buri wese uko akwifuza kubone. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye abarwayi, bakoreho Mwami aho barwaye hatandukanye. Mana, wakoze kuko gukiza, kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu
umutima mu izina rya Yesu. Yayandi utanga atemba nk'uruzi nabo bayakireho. Mwami komeza twagure mu buryo bw'umwuka, turwanire intambara tuzi n'izo tutazi mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubugingo bwacu bukomeze burindwe nawe. Mwana igira neza, Mana ikomeye, dusengeye itorero, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abacitse intege Mwami ongera ubaha imbaraga, kandi wongera usuka ubyutse, kandi ukomeze utwagure cyane. Mwami Imana dusengeye abera bose bo mu isi aho baherereye, ubiteho kandi bakoresha iby'ubutwari. Urakoze Mana kumvishe gusenga, urakoze Mana ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha utagabanyije kubwo kwitanga, kandi ikomeze ibarinde, uburinzi bwayo bubabeho kandi bagirire neza, ibahe gusoza umwaka neza, kandi izabahe gutangira n'undi neza. Kandi turi mu bihe bya Noheli, munyemerere Yesu azavukire mu mitima yanyu, azabahindure bashya, kandi azabakoresha iby'ubutwari. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha. Bye.